amategeko yasabaga umuhungu, Imana y'u Rwanda ibaha umukobwa. Ni mu kinyejana cya 17 mu bwami bw'u Rwanda. Imigenzo ya kera yakurikizwaga nk'ihame, naho amategeko arusha ibuye kuremera. Umugabo yavukiraga gukorera umwami nta gucogora, kuzageza igihe umuhungu wari umusimbuye. Ariko mu rugo rumwe nta muhungu uhari, umwana umwe gusa w'umukobwa. Mama we arira mu ibanga rikomeye, naho se aricyaza icumu rye, kuko azi amategeko azakorera umwami kugeza apfuye. Umwana w'umukobwa akura abona se agenda, naho mama we yubitse umutwe mu kimwaro. Atangira kumva kureba uburyo abahungu bitoza, uburyo intwari zigenda, uko imbaraga zipimwa. Kuva uwo munsi ikintu gikomeye kirema mu mutima we, ubushake. Atangira kwitoza mu museke. Mu gicamunsi akomeza amaboko ye, akomeza umubiri we, yiga kurwana. Yogosha umusatsi we, yiyambika nk'abagabo, ahisha ko ari umukobwa, aba umuntu mushya. Igihe kiragera, ntiyarize, ahubwo ajya ku ngoro y'umwami ashaka se kugira ngo atange ubuzima bwe mu cyimbo cye. Ise arabyanga, aramuhakanira, ariko urukundo rw'umwana we ruramuganza. Agera aho aremera. Bahagaze imbere y'abiru, ejo ko nta musimbura wari ufite, ubu aturutse he? Abiru barabaza. Uguceceka mu nzu. Hanyuma umukobwa aratontoma, atari ugusakuza, ijwi n'iry'inkuba, intare, umwami w'ishyamba. Abiru barikanga. Bukeye ise ararekurwa, umukobwa arasigara, ashyirwa mu ngabo z'umwami. Yiruka, arwana, yihangana, ashishikara cyane kurusha abagabo. Umwami arabibona, aramuzamura, amugira umuyobozi w'ingabo. Ishyari riratangira, ibihuha birakwira, uyu si umugabo. Umwami aramugerageza, amarushanwa yo kurwana umunsi ku munsi, ntawe umutsinda. Hanyuma umwami amubaza ikibazo kimwe, aramusubiza ntiyabeshya. Amubwira byose, amategeko, ikimwaro n'urukundo ku babyeyi be. Ibwami hose bategereza igihano, ariko umwami we arishima, aramugororera, aramurongora. Umwami ahita aca iteka, abagabo bose bari baraboshywe na rya tegeko bararekurwa. Umukobwa utarumvishije iby'umuco wavugaga agakiza se abikesheje ubutwari, yari Ndabaga.